Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Reka kandi tubibutse gukanda subscribe. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubimenyereye rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa hirya no hino. Ubu rero iyi nzu nziza muri kubona ni inzu iri hano ku Gisozi, mu mujyi wa Kigali kuri kaburimbo, ahantu rwose kuva ujya mu mujyi ushobora kugenda n'amaguru, Nyabugogo, hafi y'ibintu byose. Inzu iri kuri kaburimbo rwose ku Gisozi, akaba ari inzu iri ahantu heza cyane. Akaba ari inzu kandi iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 500 n'imisago. Akaba ari inzu ifite jardin nziza, parking nini nk'uko muragenda mubibona. Inzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Si ibyo gusa no kubera yuko iyi nzu ifite na annex yayo, murabona jardin yayo ni jardin nziza, parking nini. Nabwiraga ko atari ibyo gusa kuko ifite na annex yayo, annex nayo isohoka ukwayo batinjirira hamwe. Akaba ari annex nayo ikodeshwa, ifite ibyumba 2 binini byiza byo kuryamamo na douche na toilette imwe, ikagira na salon ndetse na cuisine yayo yo mu nzu. Muri makeya nabwira ko annex y'iyi nzu ikodeshwa amafaranga 200,000, mu gihe iyi nzu yo ikodeshwa amafaranga 400,000 by'u Rwanda. Bivuze ngo iki gipangu cyose kibasha kuba cyabyara amafaranga 600,000 ku kwezi. Murumva rero ko atari amafaranga makeya mu by'ukuri. Inzu reka yubakishije amatafari ahiye ndetse na annex yayo, akaba ari inzu nziza y'icyitegererezo ijyanye n'igihe kandi iri ahantu heza cyane hari miye place, ndetse ikaba ishaka amafaranga atari menshi. Ngira ngo ubu ngubu amatsiko yabishe muribaza muti iyi nzu iri ku Gisozi, cyane ko ku Gisozi hagezweho, ni hafi y'ibintu byose, n'ahantu hari ibikorwa remezo byose, hari amashuri meza ku Gisozi murabizi, hari amavuriro meza, hari aho guhahira, hari ibintu byose byangombwa nkenerwa. By'umwihariko akaba ari hafi yo mu mujyi, ari hafi y'ahantu ushobora gushakishiriza. Ku Gisozi rero ibyo byose bigatuma hagenda hagira agaciro kadasanzwe, hagenda hahenda, kandi ari ahantu heza ho gutura no kurerera. Iyi nzu rero nababwiye yuko ifite ibyumba 4, douche na toilette ebyiri, salon, salle à manger, cuisine na stock, ikagira parking nziza na jardin. Hanyuma ikagira indi nzu ya kabiri ya annex nayo ikodeshwa ukwayo, ifite ibyumba 2, douche na toilette imwe, salon ndetse na cuisine. Iki gipangu cyose ndagira mbamenyeshe yuko gishaka $85,000,000 ziri negotiable. Mbibutse kandi ko nababwiye yuko ari ku Gisozi kuri kaburimbo. Harashaka $85,000,000 ziganirwaho rwose. Wowe waza ukahasura, wahashima ukavuga uti mu by'ukuri budget yanjye ni aya ngaya, byange bikunde wahava uguze, twagufasha mu kumvikana. Iyi nzu rero ntigucike, wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu maze kumenyera muri benshi, arizo 0788486797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero kuko ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa NZIZA Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ni nako kandi ushobora kudusanga ku biro byacu aho dukorera ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu nyubako ya Centenary House muri etage yayo ya 2. Komeza ukande subscribe, ukore ku kazogera, ukore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ni nako kandi tubibutsa ko tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabazanira abakiriya ndetse tukabafasha kwibyaza umusaruro, dukurikirana uko bishyura n'iki byose wowe wivuganira na konti yawe. Ni nako kandi tubasha kukubakira inzu ijyanye n'igihe, ari nako tukurangira hugura habyungura, yaba ikibanza, yaba inzu, yaba isambu. Nawe kandi ushaka kugurisha wagana NZIZA tukagufasha, tukakugurishiriza mu gihe gito gishoboka. Nimero ni yayindi 0788483797 cyangwa se 0781230123.
kanda subscribe tubashe kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iwacu muri NZIZA Business Group Limited, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane cyane cyane, tubahaye ikaze, ni karibu cyane, muhahe muronke.